Uyu munsi noneho tugarukanye n'umugabo w'icyamamare. Ni icyamamare gikomeye cyane, abantu benshi bakizi mu mafilimi agiye atandukanye. Ni umugabo ukomeye cyane, bamwita The Rock. The Rock ni iyihe mpamvu uyu munsi aje kuri ino YouTube channel yanyu? Reka dutangire tudatinza aka kanya. Hari igihe ubuzima bugushyira hasi ukibaza uti ese nzabasha gutsinda? The Rock nawe byamubayeho, ariko hari ibintu bitatu yakoze byamuhinduriye ubuzima. Ibyo bintu bitatu se ni ibihe? Ikintu cya mbere, emera ububabare bukubake. Mbibutsa yuko twabemereye yuko kuri no YouTube channel yanyu ya ASPH TV tuzagerageza tukabazanira abantu batsinze kandi bakomeye mu buzima bwabo, abantu batsinze kandi bakoresheje imfunguzo zabo neza bakabasha kugera aho bageze uyu munsi. Uyu munsi rero twabazaniye icyamamare gikomeye cyane bita The Rock. N'uruhe rufunguzo rwa mbere yakoresheje? Yakoresheje urufunguzo ruvuga ngo emera ububabare bukubake. Sinzi ahantu uherereye, wasanga uri kubabazwa, uri kwa muganga, uri mu mirimo itandukanye ariko igusaba kubabazwa. Emera ubwo bubabare aka kanya urimo bukubake. The Rock ntiyirutse ava ku bibazo bye. Niki wakigira kuri The Rock? Niyo mpamvu twamuzanye kuri ino YouTube channel yanyu. Ntabwo yirutse ava ku bibazo bye abihunga, yarabyakiriye abihindura imbaraga ze. Sinzi nimba iki kintu cyumvishe. The Rock yakiriye bya bibazo ibyo ngibyo ufite bikugarije by'amadeni n'iki, arangije abihindura imbaraga ze. Wakibaza ati yabihinduye imbaraga ze gute? The Rock ako kanya yahise avuga ngo ububabare ufite uyu munsi bushobora kuba imbaraga zawe z'ejo hazaza. Ahita avuga ikindi kintu ati ntuhunge ibibazo byawe, ahubwo bikoreshe. Ariko ibyo ntibyari bihagije ngo atsinde ububabare yari arimo. Ibyo nkubwiye aka kanya ntabwo bihagije ngo utsinde ububabare urimo aka kanya. Ni uruhe rufunguzo rwa kabiri yakoresheje? Yubakira icyizere kandi wiyubakire izina ryawe. Hari abantu benshi tuzi, duhereye kuri iki cyamamare bita The Rock, cyubatse izina muri filime. Niyo mpamvu akubwira ngo iyubakire izina ryawe muri sosiyete yose waba urimo. Iyubakire izina ryawe kandi uryubake mu bintu byiza gusa. The Rock ntiyashakaga kuba nk'abandi bose, ahubwo yashakaga kuba we ubwe kandi udasanzwe. Isomo rikomeye cyane ari narwo rufunguzo. Ntugerageze gusa gukurikira abandi, iyubakire identify yawe. Ariko ibyo ntabwo bihagije
kugira ngo ubashe kwiyubakira identify yawe. Ariko hari ikintu gikomeye cyane cyamugejeje ku rwego rukomeye rwo hejuru, aka kanya akaba yitwa The Rock. Mwibutse uyu munsi turavuga amasomo 3 yonyine yaguhindurira ubuzima, wagenda ukapurika mu buzima bwawe bukabasha guhinduka kubera umugabo w'icyamamare gikomeye cyane hano ku isi bita The Rock yavuze. Ntutegereze motivation nk'iyi ngiyi turi kukubwira, kubera yuko abantu basigaye bavuga motivation babaye bakeya, ahubwo abantu benshi basigaye bishorera mu kuba enjoyable, bagaseka bagatembagara. Ariko motivation irakenewe mu buzima kugira ngo ikubake, kugira ngo ube uriwe aka kanya. The Rock hari iminsi atumvaga ashaka gukora, atumvaga ashaka kujya kuri site ngakina amafilimi, kubera yuko biriya bintu biravunana cyane. Ku bazi abakinnyi ba filimi, biriya bintu biravuna cyane kwandika ndetse no gukora ukamera, biravuna cyane, bivuna mu mutwe. Niyo mpamvu The Rock yumvaga adashaka kujya gukora, adashaka kujya gukina amafilimi. Ariko we yakoraga niyo yumvaga ananiwe. The Rock nubwo yumvaga adashaka kujya gukora, we yakoraga nubwo yumvaga ananiwe, yaragendaga agakora. N'uruhe rufunguzo rwa nyuma rwa 3 wahita ukuramo aka kanya? Abatsinze ari nacyo kiganiro cyacu bumva motivation buri gihe, kandi bagakora niyo bananiwe. Bivuge ngo aka kanya umaze kumva amasomo 3 ariya yangaya. Koresha ububabare bwawe kugira ngo ugere ku ntumbero cyangwa kuri vision yawe y'ejo hazaza. Iyubakira icyizere, ndetse icyizere kijyane n'izina. Kandi kora niyo wumva utabishaka. Urabyutse wumva ufite umunaniro, oya, byuka urya akantu k'agashifoma, ufate ibiryo by'intungamubiri, nurangiza ukore. Kugira ngo rero utazacikwa n'andi masomo akomeye muri KEY, nicyo ugomba gukora aka kanya. Aka kanya ikintu ugomba gukora kuri ino YouTube channel yacu, ukora subscribe, ukore share, ndetse n'abandi bagenzi bawe ubabwire, ndetse unanabasangize, ubabwire yuko hano hari ikiganiro cyasohotse muri KEY cyabahindurira ubuzima. Yari amasomo 3 uyu munsi aguhinduriye ubuzima. Duhurire mu kindi kiganiro, ngiye kwita nkomeza